Guverinoma y'u Rwanda yasinye amasezerano n'abanyishoramari y'abanyaburayi yitwa IB. Ni amasezerano y'inguzanyo ya miliyoni 35 z'amayero, no kuvuga asaga miliyari 109.7 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga akazakoreshwa mu mushinga mugari wa Volcanoes Community Resilience Project VCRP. Tubishyize mu magambo y'impine, ni umushinga ugamije kubungabunga ibidukikije, kurengera urusobe rw'ibinyabuzima ndetse no kuzamura imibereho y'abaturage. Muri ikiganiro tujye kurebera hamwe birambuye icyo aya masezerano asobanuye ku Rwanda, impamvu y'amafaranga yashowe muri uyu mushinga, inyungu abaturage bazawukuramo ndetse n'ingaruka ushobora kugira ku baturage bazimurwa kubera kwagura parike y'igihugu y'ibirunga. Benshi baribaza, ese uyu mushinga uzafasha gute guhangana n'imihindagurikire y'ibihe ndetse no guteza imbere ubukungu bw'ibimera? Ngo ikaze muri ikiganiro kigamije gutanga amakuru asobanutse no gufasha buri munyarwanda kumva neza impamvu uyu mushinga ufatwa nk'umwe mu mishinga ikomeye igihugu kiri gushyira imbere muri uru kubungabunga ibidukikije ndetse no guteza imbere iterambere rirambye. Aya masezerano yashyizweho umukono ku tariki ya 5 Kanama 2026 hagati ya IB na Guverinoma y'u Rwanda, yarahagarariwe na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Minicofin. Ni amafaranga azafasha mu bikorwa bigamije guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, kurengera ibidukikije, kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ndetse no guteza imbere imibereho y'abaturage batuye mu majyaruguru n'uburengerazuba bw'u Rwanda. Uyu mushinga uzibanda cyane ku bice bikunze kwibasirwa n'ibiza birimo imyuzure, inkangu n'isuri, aho uzashyirwa mu turere twa Gakenke, Burera, Musanze, Nyabihu, Rubavu, Rutsiro, Ngororero ndetse na Muhanga. Abaturage basaga 2,300,000 batuye muri utwo turere nibo bazagerwaho n'inyungu z'uyu mushinga binyuze mu bikorwa byo kugabanya ibyago by'ibiza, gusubiranya ahangiritse, kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ndetse no guteza imbere ibikorwa by'ubukungu bitangiza ibidukikije. Umushinga VCRP uzashyirwa mu bikorwa ku bufatanye n'inzego zitandukanye zirimo Minisiteri y'Ibidukikije, Ikigo cy'Igihugu gishinzwe imicungire y'umutungo kamere w'amazi, Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere, Ikigo cy'Igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije ndetse n'Urwego rw'Igihugu rw'Iterambere. Umushinga VCRP ufite agaciro karenga miliyoni 300 z'amadolari, no kuvuga arenga miliyari 455.6 z'amafaranga y'u Rwanda, ugizwe n'ibyiciro bine by'ingenzi birimo kurwanya imyuzure, kwagura parike y'igihugu y'ibirunga, gusubiranya ubutaka bwangiritse no kongerera abaturage ubumenyi mu guhangana n'ibiza. Mu rwego rwo gukumira imyuzure, hakaba harashyizweho uburyo bwo gukurikirana imigezi n'amazi yayo, aho sitasiyo zigera kuri 15 zamaze gushyirwa mu bice bya Vunga kugira ngo zipime uko amazi agenda yiyongera, umuvuduko wayo ndetse n'ingano yayo. Hazakorwa kandi ibikorwa byo gusana ubutaka bwangiritse birimo gutera amashyamba, guca amaterasi ndetse no gufasha abahinzi gukoresha neza amazi mu mirima yabo. Muri gahunda yo gusubiranya ibidukikije, hateganyijwe gutera amashyamba kuri hegitari 1,177, guteza imbere ubuhinzi buvanze n'amashyamba kuri hegitari 10,348 ndetse no gusana hegitari 2,955 z'amashyamba yangiritse. Kimwe mu bice by'ingenzi by'uyu mushinga no kwagura parike y'igihugu y'ibirunga, aho hazongerwa ubuso bwa hegitari 3,740 ku busanzwe bungana na hegitari 16,000. Uku kwagura kuzatuma parike yongeraho hafi 23%, bikazakorwa hagamijwe kurushaho kurinda ibinyabuzima byibarizwamo ndetse no kugabanya amakimbirane ashobora kubaho hagati y'abantu n'inyamaswa. Abaturage batuye mu bice bizomekwa kuri parike bazimurwa, aho bazahabwa ingurane cyangwa bagafashwa kwimukira mu midugudu yubatswe hubahirijwe amahame yo kurengera ibidukikije. Mu cyiciro cya mbere hateganyijwe kubakwa umudugudu w'icyitegererezo utangiza ibidukikije, ni umudugudu uzakira imiryango 510. Abaturage bazimurwa kandi bakazahabwa amahugurwa mu buhinzi bugezweho. Muri rusange, uyu mushinga ugamije kugabanya ingaruka z'ibiza, kurengera umutungo kamere w'u Rwanda ndetse no gufasha abaturage kubona imibereho irambye mu buryo bwo kubungabunga ibidukikije. Impamvu nyamukuru y'inguzanyo ni uko u Rwanda rukomeje gushyira imbere gahunda zigamije kurengera ibidukikije ndetse no kubaka iterambere rirambye. Mu myaka yashize, igihugu cyagiye gihura n'ingaruka zikomeye z'imihindagurikire y'ibihe, zirimo imvura nyinshi iteza imyuzure n'inkangu. Ibi bikaba byarangije ibikorwa remezo, ubuhinzi n'imitungo y'abaturage. Abanyishoramari y'abanyaburayi yabonye ko gushora imari mu gukumira ibyo bibazo hakiri kare bishobora kugabanya ibihombo no gufasha abaturage kubaho mu buryo burambye. Biteganyijwe ko zafasha kongera ubushobozi bw'abaturage bwo guhangana n'ibiza, kubungabunga umutungo kamere no guteza imbere ibikorwa by'ubukungu bitangiza ibidukikije. Muri rusange, iyi nguzanyo n'ishoramari rigamije gufasha u Rwanda kurinda ibidukikije, kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima no guteza imbere imibereho y'abaturage, aho intego ari uko iterambere ry'ubukungu rigera no kurengera umutungo kamere
kugira ngo uzagirire akamaro n'ibisekuru bizaza. Ese miliyoni 35 z'amayero zirahagije kugira ngo zikemure ibibazo by'imyuzure, inkangu n'isuri muri uturere twavuze, cyangwa haba hakenewe izindi ngamba? Uturere uyu mushinga uzakorerwamo twose duherereye mu misozi miremire y'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'u Rwanda, ahakunze kugwa imvura nyinshi buri mwaka. Imyuzure, inkangu n'isuri bikangiza imihanda, ibiraro, amazu, imyaka ndetse rimwe na rimwe bigahitana ubuzima bw'abaturage. Twavuga ko ibibazo atari bwo bigitangiye, ikindi kandi bidashobora gukemurwa n'inguzanyo imwe gusa. Miliyoni 35 z'amayero zizafasha mu kubaka ibikorwa byo gukumira ibiza, gutera amashyamba, guca amaterasi, gusana ubutaka bwangiritse, gushyiraho uburyo bwo gukurikirana imigezi ndetse no kongera abaturage ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Ibyo byose ni bimwe mu bishobora kuzagabanya cyane ingaruka z'ibiza mu gihe kiri imbere. Ariko nanone hakenewe izindi ngamba zirambye, harimo gukomeza gushora imari mu bikorwa remezo birwanya ibiza, gukaza igenamigambi ry'imikoreshereze y'ubutaka, kubuza ibikorwa by'ubwubatsi mu bice bishobora kwibasirwa n'ibiza, kongera ubukangurambaga mu baturage ndetse no gukomeza ubufatanye n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kugira ngo haboneke andi mafaranga yo gushyigikira iyi gahunda. Ikindi ni uko abaturage ubwabo bafite uruhare rukomeye rurimo kubungabunga amaterasi, kwirinda gutema amashyamba mu buryo butemewe, gutera ibiti ndetse no gukoresha neza ubutaka. Ni bimwe mu bikorwa bishobora gutuma izi gahunda zitanga umusaruro urambye. Bityo rero iyi nguzanyo ni intambwe ikomeye kandi ifite akamaro, ariko kandi gukemura burundu ibibazo by'imyuzure, inkangu n'isuri byo bikazasaba ishoramari, ubufatanye bw'inzego zitandukanye n'uruhare rw'abaturage mu myaka iri imbere.